ayo mata rero cyarimo ayo mata nasomyeho kubera ko yari umukunzi wanjye ndihangana somaho kabiri ariko biranga ndamubwira ati reka amata nyaguharire ndabona ari make ariko mu by'ukuri yarananiye. Yari yateguye n'umugati icyo gihe yaguze n'akabureba gatoya anjyana ahantu yari ishyamba riba haruguru y'iwabo turicara kari agashyamba keza cyane gafite ntago bisaba ibintu bidasanzwe. Inshuti zanjye niyo mwakandika impapuro nta keke uyu munsi ndi bugure nukuri simbuza amafaranga ndayafite yagura keke niyo yaba imwe yo muri wedding ndayafite wenda ayarenza akagura ikaze ya fanta nafite ariko yagura keke nziza ndayafite ariko ntago keke ari iri buze kumininga ko mukunze ntago ari iri buze kumininga ko keke akenshi turanayikata bikibagirana sinzi buri ibirori byinshi njya mbona byibagirana ari amafaranga mutakaza mu birori muyakoresheje mugura impano mushobora guha abakunzi banyu ashobora gukora ikintu gikomeye ashobora gukora ikintu cy'ingenzi. So rero umugisha aba bombi amahoro adashira tuzabyare tuzaheke tuyobowe n'umwuka wera. Shalom, shalom. This is a spiritual family ministries, Olivier and Denise. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Ndabashuje muri iki gitondo. Uyu munsi ni itariki umukunzi wanjye agirira anniversaire. Ubwo rero natekereje ngo uyu munsi wagira ikintu umukorera. Mw'abantu be rero muri iki gihe amafaranga yarabuze sinzi niba namwe mubibona. Kera najyaga mvuga ngo ari igihe ababyeyi twakuraga batubwira ngo amafaranga yarabuze umva ukava nko ku myaka 7 umenye ubwenge bakubwira ati amafaranga yarabuze ukarinda usoza secondaire. So sometimes twavuga ngo ni trick ababyeyi bakoresha kugira ngo tutagira ibintu tubasaba byinshi ariko normally uko iminsi ishira amafaranga agenda abura. Impamvu agenda abura ni iyi nuko ibintu bigenda bizamuka kandi uko bizamuka ariko n'amafaranga asa nk'ari guta agaciro reka ariko mbivuga ntekereza ko ariyo mpamvu. So anyway si ibyo naringamije ahubwo icyo nshaka ko tuvugana niba koko amafaranga yarabuze ni gute mushimisha abakunzi banyu mu mafaranga make ahari. Hari abantu bashimishwa n'ibintu byinshi bihenze ariko hari n'abantu bashimishwa n'ibintu bitoya ariko hari igihe dukora ibintu rimwe na rimwe bitari bushimisha abantu kandi twabitayemo imbaraga nyinshi ugasanga neguye bidi y'umukunzi wanjye cyangwa y'inshuti yanjye bisanzwe umufiance wanjye ugasanga nyinvestinzemo amafaranga menshi. Rimwe ari umusore wigeze gukorera umubesto bidi yagara 500 ngo bayikoreye mu mazi mu bwato yari n'umubesto si yari umuntu bateganya no kubana just kuko ari umubesto amutakaza amafaranga na gutyo. So bitewe n'ingano y'amafaranga umuntu afite yakora n'ibihenze kuko nta n'ikintu cyagurana ibyishimo cyo cyagushimisha it's fine ariko mu gihe amafaranga adahari twanezeza gute abo dukunda twabashimisha gute. So ngewe rero hari ibyo nateguye uyu munsi njya nibuka kera nyihura na Denise ntacyo nari mfite ariko nari mfite urukundo naramukundaga pe kandi nawe akankunda ariko urukundo rwanjye rimwe na rimwe mu bikorwa rukaba rukeya pari raporo y'urwe kuko niko neye hari n'abandi bateye wenda gutyo. So ndibuka rimwe twagiye yigeze gutegura umunsi aransaba akunda igihe cyane buriya akunda iyo namuhaye igihe nk'ubu ndi mu rugo mfite gahunda yo kujya ku kazi ariko aba yumva ndi mu rugo aba yumva ari safe aba yumva bimushimishije. So ni byiza kuri we kuko hari abandi bakunda ibirenze ibyo iyo ngize amahirwe icyo gihe nkakibona ndakimuha. So uwo munsi namuhaye igihe ndakimwemerera umunsi wari uwo ariko nawukoresheje nabi ndavyibuka kimwe mu bintu yanshinzaga arambwiraga ngo ndi kurya amasaha uziko mu minota yagiye watwaye iminota none kirava. So ariko mu by'ukuri
Denise yambereye umuntu mwiza. Ndibuka icyo gihe yari yateguye ibintu bito, yari afite amata mu gacupa ka Nili gato mililitiro 500, afitemo amata y'inshyushyu. So njyewe ntabwo nkunda amata batunganyije nyareba cyangwa asa nkaho ari umuntu yamaye bisanzwe gutyo. Nkunda amata nagiye nkagura ntazi ngo yakorewe hehe, iyo nzi the process birangora kuyanywa, ariko nyuma ari ndayakunda. Ariko harajya ngora cyane nk'iyo numvishemo igitori mu mata, ntago sinzara bakita igitori, shere wanjye bakita ngo igitirimwe ntago nzi nk'uko mukita. Ikintu kitandukanye nuko cyaba kiri mu mata gifashe wenda runaka cy'ikibumbe, sinzi uko mwe mukita bitewe naho uvuka ufite izino kita. Ayo mata rero cyarimo, ayo mata nasomyeho kubera ko yari umukunzi wanjye, ndihangana somaho kabiri ariko biranga, ndamubwira ati reka amata nyaguharire ndabona ari make, ariko mu by'ukuri yarananiye. Yari yateguye n'umugati icyo gihe, yaguze n'akabureba gatoya, anjyana ahantu yari ishyamba riba ruguru iwabo, turicara. Kari agashyamba keza cyane gafite klima nziza, hirya harimo n'abantu basenga, ariko twe ntabwo twagiye gusenga, twagiye mu rukundo. So ariko aho hantu yahamereye Imana. Ndibuka yahamereye umupira wa jumper. Mu by'ukuri Denise ajya failinga cyane, buriya gutegura impano biramugora. Niyo mpamvu impano nyinshi azima nzizi, njyewe azima nzizi, kuko inshuro nyinshi agiye ategura impano hari nk'inkweto yamaye nyambara rimwe gusa, ubundi nyishyira hariya. Rwose twayitanze ejo bundi tubana, kandi ayimaye kera tutaranabana. So rero Denise akunda kunegura impano, ariko nkamutenguha sinshimishe. Kubera iki? Nk'icyo gihe iyo jumper yari ifite amaboko magufi, yari amaboko agira, sinkunda kuzamura amaboko, sinkunda n'ikintu cy'amaboko magufi cyane, ariko ayo maboko yari ashyize nkaha, jumper naha yageraga ari na ngufiye. So irangora, narayambaye ndanayikunda, yari ifite ibara ryiza isa neza, ariko mu by'ukuri nayo twayitanze ejo bundi. Nayo just yari ibitse aho, nkabona nta kintu iri kumara, kandi nkabona sinyikunze pe, nari nayisize. Yari no yoreda yima, yari irino nyiri no gukura, nyikuriramo irushaho kuba ntoya. Ariko nubwo mutenguha ntagahwema kuma Imana. Muri iki gihe rero akenshi bimusaba gutegura, niba ari Imana ari kunegurira akambwira uko imeze, niba ari umwambaro, niba ari inkweto, rimwe na rimwe agashaka ko nanayipima mbere yuko ayima. Cyakora yari ibintu byo kudodesha, kuko ibipimo byanjye Heije naba bifite, hari igihe amubwira ati ndodera bino bintu akabidoda. Ariko iyo ari nk'inkweto biramugora, cyangwa ari undi mwenda uguze ku muhanda bishobora kumugora. So anyway, ariko ntacika intege. So impano rero biri bimwe mu bintu byakomeje gutuma numva nkunze Denise cyane, akaresista, akihanganira uburyo impano ntazikunze, ariko agakomeza akama impano. Kandi rimwe na rimwe akagwa ku mpano nkayikunda nanjye cyane rwose, guhera no ku t-shirt nambaye yarayinguriye, ndayikunda nayo ndi mu rugo mba numva inyoroheye cyane. So rero hari izama nkazikunda, ariko hari igihe afailinga neza. So uwo munsi rero aho hantu yasize umugati, njye nirira imigati, ariko amata yarananira, byaramubabaje kugeza na n'uyu munsi yabyutse biramubabaza. So uyu munsi rero natekereje ko ndi bumujyane kuri iryo shyamba, niyo twareba cyangwa tukicara hafi yaho, tukiyibutsa ibihe. So rero nabiteguye, ariko azi ko turi bujye gusura abantu, nambwiye ko ari gusura abantu, ariko naho hantu ndi bumujyane, ndamujyanayo ikigoroba mvuye mu kazi. So rero muri iki gitondo icyo nshaka gukora, ndashaka kumutungura, amuha impano imwe yigeze kuyibona arayikunda cyane, numva bimbereye umugisha. Indi ndabizi ko ayikeneye cyane, ko nanjye aherutse kuyima. Igihe umuntu aguha ikintu kugira ngo nawe wibwirize ukimuhe, atari uko agikunze cyane. Mujye mu making sure ko impano muhabwa rimwe na rimwe zitarimo no gusaba. So rero tugiye kumutungura, ari mu rugo, ari mu nzu. Ngiye ndashaka kumushyira fone ntayimwatse, kuko hari abashuti be banengushye, hari abantu mukunda gutenguhana rwose. Buriya hari igihe njya negura kuba ari njye uri bumubwire bwa mbere ngo happy birthday, ariko nkasanga inshuti ze zananze zanditse mu gitondo cya kare. Harimo uwanditse saa 6:07 nabonye, ni brother we. So rero
ninjye wafashe phone bwa mbere mu gitondo. Message zimwe za WhatsApp nazise nzishyira muri archive kuko abenshi babimwifurije babashuti be. So ninjye nshaka kumubanza bwa mbere. Sindishoka ari ngiye bumubwiye bwa mbere ko hari umushuti we bavuganye ejo nabonye call ye, sinzi niba yarabimubwiye. Ariko wenda niba yarabimubwiye it's fine. Icyo nshaka nuko ngiye kumuhamagara hano akaza nkamuha impano imwe maze iminsi ngenda nindi nayiguza nimugoroba. Buriya reka mbabwire, ibintu byanyu niyo mwabyita bitoya ni mubishyiramo Imana izazi zibibemo. Nk'iyo mpano yaramaze iminsi mbona kayishaka, nimugoroba yaje inyizaniye, sinagiye kwishaka mu isoko, yaje inyizaniye, sinanayigura imenze. Rero ni umugisha nagize kandi nabonye ko Imana ibirimo. Rero akenshi bidize nkunda kuzibagirwa nka nimugoroba yenda kurangira akambwira ati kutanyifurije isabukuru nziza, nkasanga abashuti be bazimwifurije n'iki umunsi. Rero I want to be the first yo kumubwira ngo happy birthday, sibyo? So rero mubane nanjye turebe. Noneho ndashaka gukora ibintu bicecetse bituje. Yamubwiye ko adakunda ibintu uyu munsi, ntago ari bumbaze ngo amafaranga yakuye kuko it's not very expensive. Ariko ikindi cy'ingenzi, mujye mukunda kwandikira abakunzi banyu. Hano namwandikiye, sibyo? Njye simbikunda birangora, ariko akunda kwandika cyane. Namwandikiye impapuro ebyiri, rumwe n'urwe rundi narwandikiye umubebe wacu, sibyo? Umubebe wacu ndamukunda cyane, namwandikiye nawe namwandikiye, ndetse urupapuro namwandikiyeho nandikiyeho n'Imana. Mujye mwandikira n'Imana, ari isezerano nahaye Imana kandi ndizera ko Imana yaryumvishe. So rero izi ni impapuro ndi bumuhe. Akunda ko mwandikira kuko aranyandikira kenshi, kandi kunyandikira ko sometimes abanyubuza ngo kuki njye utanyandikira. Muri iyi minsi rero ntago aheruka kunyandikira, niga ko ari inshingano zabaye nyinshi, ariko ndasa nk'umwibukije ati kudaheruka kunyandikira bane mu rwandiko. Mfite n'izindi mpano hano ebyiri namuteguriye. So rero reka nshake, yarampamagaye kuri phone akoresheje phone y'undi muntu uri mu rugo. Kuri phone yarayihamagaye, buriya yayibuze nayimutwaye, nari mubwiye ngo hari ibintu byo gukora ku modoka. So rero reka dufate kano kanya turebe, noneho dukore ku marangamutima ye. Nukuri ntago ngiye nkunda guplankinga, sinkunda gukora ibintu bitariho. Buriya narababwiye ngo tubabereyeho, sibyo? Kandi ndababwira ngo twifuza ko ingo zubaka neza, zibana neza. Mu by'ukuri ibyo ngiye gukora Denise nta makuru n'amacye abifiteho, ntago abizi ko ngiye kumutungura, nazi situation ngiye gukora muri aka kanya, sibyo? Si byiza kenshi ko namutungura kuri kamera, si byiza ko ibyinshi yamubwira kuri kamera, ariko hari ibyo ndi bukore wenda mutari buze kubona kuri kamera, ariko bimwe tubibereka kugira ngo nta yindi nyungu tubakeneyeho. No kugira ngo namwe mubikore kuko tuzi icyo bidufasha. Nzi impano akamaro ifite ku mukunzi wanjye, nawe azi impano akamaro zifite ku rukundo rwacu, kubera ko hari igihe nabaga nacitse intege ariko nkashingira no kuri izo mpano. Hari igihe najyaga nibaza sarankunda, ariko nabona amaye impano nkavuga ko nta wundi yayihaye, nuko icyo atankunda, cyangwa nkabibona ko yanekerejeho. Nk'ubu niba nafashe uyu mwanya akaba agiye kubona mutunguye gutya, aribaza kubera iki yafashe umwanya akabitekerezaho. Kandi ntago bisaba ibintu bidasanzwe. Inshuti zanjye niyo mwakandika impapuro, nta keke uyu munsi ndi bugure, nukuri simbuza amafaranga ndayafite. Yagura keke niyo yaba imwe yo muri wedding ndayafite, wenda ayarenza akagura ikaze ya fanta nayafite, ariko yagura keke nziza ndayafite. Ariko ntago keke ari iri buze kumininga ko mukunze, ntago ari iri buze kumininga ko keke akenshi turanayikata bikibagirana. Sinzi buri ibirori byinshi njya mbona byibagirana. Ari amafaranga mutakaza mu birori muyakoresheje mugura impano mushobora guha abakunzi banyu, ashobora gukora ikintu gikomeye, ashobora gukora ikintu cy'ingenzi. So rero impano icyo nzi nuko buri munsi umuntu ayibuka. Niba mbyutse nkambara t-shirt, sometimes ndibuka ngo kara gapira ni Denise wakanguriye, hari ikintu biri bwongere muri njye. Ariko keke twakatanye na Denise yankatishije keke nyinshi, yankoreye amakeke menshi, ariko amenshi narayibagiye sinibuka n'icyamininze. So rero mwabonye ko ngiye icuro nyinshi mukoreye keke, nkunda gushyiramo impano muri Cake Insight, kuko icyo mpaye agaciro si keke ari bukate bikarangira mu birori. Icyo mpaye agaciro ni impano ndi bumuhe uwo munsi azahora areba. Even if yayibura, hari igihe izaba yamaze akanya mu buzima bwe. Ariko umunsi wa none ninzana keke tukayikata bafite tugapostinga, birarangiriraho.
kandi binantwara amafaranga, why not ntakora ibintu bihendutse ariko biri buze gukora ku mutima w'umukunzi wanjye. Keke ni nziza tuyikate, nabyo ni byiza, mutumire n'abantu n'iki, ariko hari igihe rimwe na rimwe bisiga n'ubukene butari ngombwa, cyangwa rimwe na rimwe bikanangiza. Ariko niba umukunzi wabikunda bari byo ukora, hari abakunzi bakunda ibirori cyane. Denise rero wanjye ntago ibirori abikunda, nabyo ni byiza kuri we ariko ntabirayikinga, nanjye simbikunda mu by'ukuri. So rero reka ndebe ibyo nakoze niba ari byo akunda, kuko kimwe mu byo nshaka kumuha aragikunda sibyo? So rero mubane nanjye, reka dushake ukuntu aza, ibindi ndabibabwira yageze hano. So reka mushyire telefone, mubwire ati ngiye kumushyira fone, mubwire ko hari utuntu nyiri gukora ku modoka, nyiye muhamite muhamagara, mpite mubwira ati waje ku modoka nkakubwira. Mubane nanjye rero nimujye kure. Bavandi rero namushyiriye telefone, maze no kumuhamagara, ndamubwiye ngo ansange hano. Hari utuntu mubwiye ngo azamfashe tudatinda, aje yijujuta yabyanze ngo hari ibintu yari arimo. Rekaze rero turabikora gutera. Simbizi, reka nkore ibiri ku mutima wanjye, ndeke gutegura, sibyo byiza? Katinzera ndabona atinze, ko tube twiganirira. Nababwiye story imwe, ese mbahe n'indi story ya Denise ra. Hari umunsi umwe hari indi iwabo, anyibira agafi iwabo, nako soko kiba bari bamuhaye ifi, akoraho agafi gatoya agashyira mu ishashi ya biscuits bita rihamu, agashyiramo agafi. So namwe muzi rero agafi iyo gafungirane impumuro kaba gafite. Ubwo ngabikeshereho agafi, ngo yanze kumucura ngo bamuhaye ifi, ngo reka mbikireho agafi gatoya. Bavandi ku gafi naraje kari mu ishashi arakampereza, nyine ngo ubwo yandwanyeho byatari, akigafungura impumuro irankubita. Agafi karananiye, bitewe rero nawe ukuntu byahise bimubabaza kuntu ifi inaniye, byaramubabaje byatari, nawe nyine ahita yisubiza mu ishashi arayijugunya. Iyo mwibukije ibyo bintu, nkamwibutsa ya mata y'amazi nayo akananira, biramubabaza ariko anyway biba byararangiye. Nkeka ko gake gake nzagenda nkora utuntu tumwibagiza, ariko akenshi urumva iyo umuntu akoze ikintu akagikorana umutima mwiza, ariko uwo agikoreye ntarekonese, nyine akenshi biramubabaza, akenshi biramudistabinga. Nize Katinzera yarongera irandura se, imodoka itagenda ni kwimera. Ni nayo ndabona yaranduye. Wayogeje se? Niko zondi yanduye. Mbwira. Nyine injira nkwereke, hari utuntu umva se. Hano harimo amata.
nyine buretse aya shamba bari nyine buretse ariko ntukihutire kunywa sheri banza unyumve uzi ko yashize mu rugo mwana kumbe hano hari baka umeze uteze neze bon ntarumva ko ibintu bihumura nyine wibikuramo ngaho mbwira aya mapfa n'ayanjye sheri banza wishyure parikingi ishyura so sheri rero hari akantu ashaka kubwira urumva uri kunyumva neza ko iri yari ikonje byatari nshyize hano ngo numve niba yashyuha so wamenye ko yari yiyemeje ntabwo mbizi Ariane yaguhamagaye ngira ngo mbaze hano phone yanjye wayisize arambwira ngo ntabwo nimero yawe iri kandi yanjye ngo nayibaye umva nyine ambwire subiza ko ngukunda yes urabizi neza yes ara rero urabona tuba twitaruye umwana yego sheri biseka umva nyine mubwire sibyo kucyo ubanza umbwire nanjye kucyo waje mu modoka yitanyetse uburenganzira nyine banza nyeho ntega amatwi ibindi ndaza kugusobanurira yego ni 50-50 ariko wakagombye kubanza ukajya ku burenganzira sheri ni 50 cyane ni 100 ariko nyine ukabanza ukanyaka uburenganzira nyine sheri nyine ngiye kubwira ibintu ndanakubaza ikibazo umbwiza ukuri sibyo mbwira nyine sheri sheri nyine umufasha akaboko kandi birambaga urutuma nanze kuyibagira ndetse uribagira bari ibyo ushaka kumbwira oya nyine ceceka nkubwire ibyo ndibugusubize biri bongo reba ari kwasye nakomeje kwihangana ndijijisha ariko ibintu ntabwo nongera gutinda se sheri wagiye uba romantike mbwira utamfasha akaboko sheri urumva nakubwiza sheri nyine ndi seriye mbwira utamfasha akaboko oya pe ko usanzwe ubwiza nyine nyumva sheri wanyumvije koko gituma hashyuha nyine we mfata gusa we kuguma ukoza hino we ba strict ngo okay kigera gutya sheri nyine ndajya mubwiye yego umunsi mwiza w'amavuko wanjye tuzingahe no way zukwa 11 shandi ikibwa happy birthday byusute God bless you. Thank you, yes, Christ. Sheri mavoro ngware phone. Oya. Sheri rero ndashaka kukubaza. Umbwize ukuri ntago warubizi. Nese sheri reka nkubaza. Nyine mbwize ukuri. Umva ahubwo ikibazo. Nyine wijya mu byo kumbaza. Okay, ntago nari mbizi. Nta muntu wabikubwiye ko nabonye bavuganye na Natasha. Reka oya ejo yari amaze iminsi amamagara kambura ndangije ejo ndamuhamagara nabwo arambwira ngo ari busy. Nta muntu wabikubwiye. Sha ntawe. Sure, ndo wa mbere. Oya bebe yabibwiye. Bebe yabibwiye. Yesu we mbega ye baba we nkaba ntaragusaba icyo nshaka cyose. Ibintu wabinsabye mu gitondo. Nagusabye iki? Ambwiye ko ushaka dating. Nshaka date, nshaka tujya kuri dinner. Ngo tukajya no kurya dinner twakoze. Nshaka ko tudating agashaka ko tujya kuri dinner. Abantu batanga dinner atari muri hoteli ko hoteli zihenda sheri. Nyine umva nkubwire ngewe ntago mba ngiye kureba ibiriyo. Ngiye mba ngiye just nushaka uzambwire twitwaze amata tuyanywereye ariko ngiye kuri dinner. Dina tuyijyanire tubishyure price twitwarire take out nge nta kibazo nyine ndashaka kubwira nyine nikaye n'isabukuru ya mbere ugize kuva twabana sibyo turi umugore n'umugabo ubisezerano ngira ngo yanjye narayishimiye kubera ko nanjye wamaye Imana ikomeye kuri urya munsi. Sibyo? Yes. Ni umugisha nagize.
Thank you. God bless you. So rero nagira ngo ubwire ko ngukunda kandi nzakomeza kugukunda, nzakomeza kuba umwizerwa imbere yawe, nubwo nkunda kubarangara ariko ntabwo nzaza ngumishayo amaso. Oya, ujye gumishayo ariko ntuyarazeyo. So Deni rero nyine wambereye umuntu mwiza kandi ubu uri kumbera n'umugore mwiza, sibyo? Thank you. Biranshimisha cyane. Gusa ntabwo ndi kubyimagine ukuntu nabuze simbimenye, nibwo bwa mbere. So rero nyine Imana iguha umugisha, witangira urugo rwacu, sigaye mbona amajoro urara na bebe we mu Rwanda. Yo! Imirimo y'abagore izibukwa. So rero Imana iguha umugisha, witanze cyane cyane. Ntabwo nzi ukuntu nabivuga, sibyo? Gusa ndabizi ko Imana izaza iguha umugisha kuko njyewe ntabwo nabona ikintu ngo Wakoze cyane. uba wakoze byinshi kandi bigoye njyewe nabasha, sibyo? Wakoze cyane. So rero Imana ikomeze ikongerera igihe nkomeze nkubone, sibyo? Nawe ukikongerere nyine ukomeze umbone. Nanjye nkubona. Tukabona. Yesu Yesu navutse koko. Ntabyo waruzi? Njyewe reka mubwire ikintu cyari kindi mu itariki zazindi zo kujya hahandi. Wow, this is my gift. Nawe urakumvisha. Uri umugome. Ni cya kijipo ikanzu yari ihenze pe. Oya. Ariko hari ukuntu bagikoze. Ako niyo mpamvu cyagiye twavuyeyo nkabona icyo hejuru cyarahindutse. Ariko nyine nkumva niyuka icya kera ukuntu cyari kimeze neza. Ariko nkabona cyarakeye cyane. Ntabwo ari ikijipo Ibuka design yawe? Ntabwo nyibuka neza ariko nibuka ko yari yijimye cyane. Girambure turebe. Urukundo mufitanye rukomeze rukura muzabyare abakobwa n'abahungu umugisha aba bombi amahoro adashira tuzabyare tuzaheke tuyobowe n'umwuka wera nanjye nkoreye agashasha nyamara uyu mwaka ndatwika. Uyu mwaka uri kuntungura rwose. Ngaho imiduga raro. Yewe, thank you. God bless you. Wayikunze? Ni ukuri cyane. Sure. Cyane. Usa ndaguhobera gute mwakabyara. None usigaye kumubera wabaho. Yo, ndumva emosiyo zimfashe. Thank you. Ndabizi nabyo ninjye bikwisabiye. Oya, wigeze subimbwira. Ko mvuze ngo ndaguhobera gute mwakabyarana. Ukunda. I love you too. Uri umugabo muzuri. Tamara kabisa.
ntabwo wabyizera ubu ntabwo wabura utuntu wagiye ari bizi dore bizi iri kuri kodi seriye ndi kuyanika ku zuba ngo igire ishyuhe sheri ushobora kuyimanura uyifata ese wayinyihereye mba tukagurana sheri urakoze cyane ndishimye cyane 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 none ko ntacyo mvuze ngaho iri kuri kodinga agira icyo ubwira abantu shuwa mwana we n'ibigambo navuze nawe wakabije ntabwo ntabwo nari kodinze humura sheri nashaka